Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe, ni mwene so Evangeliste Ernest ugusuhuza. Iki ni ikiganiro umutsima wa buri munsi. Tugiye kuganira ku magambo akomeye ahura n'insanganyamatsiko dufite muri iki cyumweru, aho tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo umwuka wera ni transformer, ahindura umuntu akamushoboza kwera imbuto. Uwari umwanzi w'itorero agahinduka intumwa ya Kristo. Wowe uneze amatwi, wowe unyumva wiryamiye ugenda mu muhanda, twinjiye muri weekend, nta kintu kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Niko abamarayika batatu basuye Aburahamu bamubwiye, baramubwira ngo nta kintu kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Yari amaze kubakira, bakirije inka, baha keya. Mbonereho nkubwire ngo ujye ukunda abashyitsi b'umugisha, b'umumaro, abashyitsi beza, basiga inkuru nziza, ibirenge byabo bisiga inkuru nziza ku musozi. Yarabakiriye rero, amaze kubakira harimo Rafayeli, harimo Gaburiyeli na Mikayeli. Baramubwira ngo nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Igihe cy'umwaka utaha nk'iki nikigaruka tuzakugarukaho cyangwa se nzakugarukaho. Ariko Uwiteka abwira Aburahamu ngo Sara abyare umuhungu. Nguhaye karibu ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho, aho twifashisha ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 19 n'uwa 20. Rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 19 ndetse n'uwa 20. Amategeko yanteye gupfa ku mategeko ngo mbeho mu Mana. Amategeko yanteye gupfa ku mategeko ngo mbeho ku Mana. Mana ishimwe. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si njye uriho, ahubwo ni Kristo muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Akira ijambo ry'Imana. Turimo turaganira amagambo akomeye avuga impinduka ziba ku muntu wakiriye umwuka w'Imana. Twaganira ukuntu umwuka wera amara ubwoba, tuganira ukuntu umwuka wera ahindura umuntu mushya. Uyu munsi tugiye kureba amasomo twigira kuri Pawulo ku bijyanye no guhinduka. Amasomo twigira ku ntumwa Pawulo ku bijyanye no guhinduka. Ni karibu, guhaye ikaze. Tugiye kureba Pawulo yari muntu ki mbere y'uko ahindurwa n'umwuka wera. Ese yari ameze ate? Iyo usomye Bibiliya ubona ko Pawulo mbere yo guhindurwa n'umwuka wera, mbere yo guhura na Yesu, yarangwaga n'urwango, ari umwanzi w'itorero, ashaka kurimbura abakristo. 2, yiringiraga imigendere ye, akumva ko atunganye, akumva ko agororotse. Yishimira amategeko yari yarize, ari umunyamategeko. Yatekerezaga ko ibikorwa bye bihagije. 3, yari impumyi mu buryo bw'umwuka. Pawulo yabonaga ko akorera Imana, nyamara yarwanyaga Kristo. Hari abantu benshi bazakubwira ngo ubu turi abantu beza, duteye neza, umuntu ntajya gusenga, nta kintu akorera, akavuga ati ndi umuntu mwiza, nita ku rugo rwanjye n'ibindi. Ikindi, yari umunyamwaga. Yafataga abakristo akabashyira muri gereza, akabafunga, akanemera urupfu rwabo, akarenganya abana b'Imana. Ibi bisobanura ko yarenganyaga Imana ariko atabizi. Iyo umuntu rero ataramenya Kristo, hari umuhanzi waririmbye ngo kuba mu mwijima byatumye ngo amenya ko umucyo ubaho.
umuntu utaramenya Kristo, utarakira umwuka wera, aba agira ngo ibyo ari gukora nibyo aba, ariko aba ari mu mwijima, aba ameze nk'uhumye. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa ibice 9 ku murongo wa 3 kugera kuri 6, ubona ikintu cyahinduye Pawulo. Ubwo yari ari mu nzira ijya i Damasiko, n'ubundi mu kazi ke ka buri munsi amaze kukubwira, Imana yaramwisuriye umucyo uturuka mu ijuru uramumurikira. Yesu aramubaza ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Aha niho ubuzima bwe bwahindukiye nyuma yo guhura na Kristo. Amara iminsi 3 areba ibirori atabona. Uzabisanga mu byakozwe n'intumwa ibice 9 ku murongo wa 8. Nk'undi ijambo ryitwa urushyi rw'Imana. Abantu bishyira hejuru bakumva bafite ibiro, bakumva baremereye, baba batarahura na Yesu ngo abacishe bugufi. Iyo uhuye na Yesu ugahura na Mwuka Wera uroroha. Haleluya. Ibiro bikagabanuka, ukajya wumva uri nka gahunda. Kumva uri nka gahunda, kumva ntacyo uri cyo, ukagira urukundo, ugaca bugufi. Iki ni cyo kigaragara ko habayeho impinduka ku buzima bwawe, Mwuka Wera akagucakira. Pawulo rero wumvaga akomeye, afite imbaraga, ni Pawulo watangiye kubona atabona, atangira kumara igihe atarya, kwiyiriza ubusa biba biratangiye, atangira kujya ahabwa amabwiriza n'Imana. Umuntu wahindutse ntabwo akora ibyo abonye byose, ntabwo ajya aho abonye hose, utangira gukurikiza instruction cyangwa amabwiriza uhawe n'Imana. Noneho rero ushobora kumbaza uti si uyu Mwuka Wera muhora mutubwira asa gute, areba ate, avuga ate, akora iki? Ni iki Umwuka Wera yahinduye mu ntumwa Pawulo? Pawulo akimara guhura na Yesu akamutungura, akamuzuza Umwuka Wera udasanzwe, nakubwiye ukuntu ibiro byamubanye bike, agatangira kumwira, gupfunapfuna, agatangira kutabona, akamara iminsi 3 atareba neza, kwiyiriza ubusa bigatangira, kurya bikamunanira, yari yinjiwemo n'izindi mbaraga. Uyu Mwuka Wera yakwinjiye, uhurwa kurusha umugore utwite, ugahurwa inzoga, ukaruhurwa ubusinzi. Tumaze iminsi tubona abantu bababuza kunywa inzoga, ibyuma n'ibindi bitandukanye. Hari imbaraga ziri mu Mwuka Wera zagushoboza kureka ibyaha leta itagombye kwirirwa iza kukureba. Imana ishimwe. Mwuka Wera yatuma ureka ubusambanyi, Mwuka Wera yatuma ureka kwiba n'ibindi bitandukanye, ukaba muzima. Pawulo yavuye kuba umwicanyi aba umubwiriza. Umuntu wicaga abantu mbere, amaze kuzura Umwuka Wera yabaye umubwiriza butumwa bwiza bwa Kristo. Avuga ubutumwa. Nusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 9 ku murongo wa 20, urahasanga ivuga butumwa ry'intumwa Pawulo. Ikindi, yavuye ku bwibone aba uwicisha bugufi. Mbere yiringiraga ubwenge bwe, akumva ari umuntu ukomeye, ariko nyuma ubuntu bw'Imana nibwo bwamuhinduye. Mu rwa mbere rw'Abakorinto 15:10 uzabihasoma. Ikindi cyabaye kuri Pawulo nyuma yo kuzura Umwuka Wera, yavuye ku kwiringira amategeko ajya kwizera Kristo. Usomye Abafilipi ibice 3 ku murongo wa 7, yabonye ko ibyo yiratanaga byamubereye igihombo kubwo kumenya Kristo. Aravuga ngo ibyari indamu yanjye ubu byambereye igihombo. Mwene data, kwakira Yesu ni byiza, biraryoshye. Kwakira Umwuka Wera akakuyobora ni byiza, biraryoshye, kuko biguha guca bugufi, koroha. Wakwemera no guhomba byinshi kugira ngo utabura agakiza. Hari uwaririmbye ngo uwangira umwami w'ishyanga rinini rite, ariko nkaba imbata y'icyaha ngo sinamukundira. Agakiza gatuma twemera gutakaza byinshi, icyubahiro kikaba gike kubwo kuronka Kristo. Yatangiye kwera imbuto z'umwuka, uzazisanga mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22. Ni ibiki rero wambwira uti iryo jambo ry'Imana aho warisomeye, aho wasobanuriye? Tubwira ibintu bifatika bigaragara mu maso y'umuntu byabaye kuri Pawulo nyuma yo guhinduka. Ndabiguha. Pawulo yagize urukundo, yirirwaga ahiga abantu, abica, bakubita, bahemukira, ari umunyamategeko yarize. Uyu Mwuka Wera ufata umuntu wa logike ukamugira umuntu muzima, usobanutse. Yagize urukundo. Pawulo arishima. Niba uri kunyumva utajya wishima, utajya useka, utajya unezerwa, krize yarakwishe, igifu, stroke,
nta byishimo wabona udafite mwuka wera. Akira Yesu ugire mwuka wera. Pawulo yagize amahoro, Pawulo agira kwihangana, kugira neza, ingeso nziza no kwizera bimugaragaraho, agira ubugwaneza kandi agira kwirinda ibyaha, yirinda ubusinzi, yirinda ubusambanyi, yirinda za nzoga leta yirirwa itubuza. Iyo uri muri Kristo Yesu ukuramo imbaraga zikubashisha kwirinda ibi bintu. Yabaye umuntu wihanganira imibabaro. Mbere niwe watotezaga abandi, ariko amaze kwakira Yesu yemera gukubitwa ku bw'agakiza, gufungwa ku bw'agakiza, guterwa amabuye, kubabazwa kubera Kristo. Usomye urwa kabiri rw'Abakorinto 11:23-28 ibi wabihasanga. Pawulo nyuma yo guhindurwa na mwuka wera yabaye intumwa y'amahanga, azenguruka isi avuga ubutumwa. Umwanditsi w'ibitabo byinshi byo muri Bibiliya, kandi aba umuvugabutumwa ukomeye, aba umukozi wizerwa. Iyo umuntu afite umwuka wera aba umukozi wizerwa, udasiga ku biro ngo usigaho umuzamu wo kumucunga cyangwa ku rugo rwawe. Aba umuntu wuzuye urukundo rwa Kristo, utari ikiruru, utari igisimba. Niho twasomye mu Bagalatiya 2:20 aho avuga ngo ubu si njye uriho, ni Kristo uri muri njye. Umunyamwuka arangwa no kugira ibiro bike, kugira feri ku cyaha, gutekereza, kuba intangarugero. Ndagira ngo nsoze iki cyigisho nkubwira ikintu nk'abakristo bo muri iki gihe twakwigira ku ntumwa Pawulo, kuko Pawulo wabanje kwitwa Sawuli imbere, kandi n'ubundi niryo zina yari afite mbere, agakoreshwa nka Pawulo mu ivugabutumwa. Uyu ni Pawulo wari umuntu nkatwe, ufite inyama n'amaraso, ntakiriho ariko twe turacyahari. Ni iki twakwigira kuri Pawulo mu buryo bw'umwuka? Nta kintu. Isomo dukuramo ni uko nta muntu umwuka wera adashobora guhindura. Uko waba uri kose, ibyaha waba warakoze, niba waricanye, niba warasambanye, wanyoye inzoga nyinshi, ibyuma byabaye byinshi n'ibindi bitandukanye muri wowe, uriba, urahemuka, nta muntu umwuka wera adashobora guhindura, kuko Pawulo yari mubi kukurusha ariko yarahindutse. Isomo rya kabiri, guhura na Yesu bihindura ubuzima bwose waba urimo. Iyo umuntu yakiriye Kristo by'ukuri, ubuzima bwe bugaragaramo impinduka. Isomo rya gatatu wakwigira kuri Pawulo, impinduka nyazo zigaragarira mu mbuto. Ntabwo bihagije kuvuga ngo narakijijwe, hagomba kugaragara imbuto z'umwuka mu mibereho ya buri munsi. Isomo rya kane, imbaraga z'umwuka wera ziruta amateka yawe. Ibyo wari byo mbere ntacyo bivuze ku mwuka wera. Nakubwiye ko Imana igira n'urushyi kubita abantu, umuntu ikamukubita hasi, indogobe igakubita hasi. Nta kintu Imana itakubika, imodoka yazubika, amazu yayubika kugira ngo ikuronke. Isomo rya gatanu, umwuka wera ahindura intego y'ubuzima. Pawulo yari umuntu urwanya umurimo w'Imana, yarahangayikishije abantu basenga, ariko biza kurangira ari we ushyigikiye umurimo w'Imana, ari we uvuga Imana cyane. Iyo twitegereje rero dusanga umwuka wera ari taransifoma, kuko yafashe Sawuli cyangwa Pawulo akamugira mushya. Yafashe umuntu watotezaga abantu b'Imana amuhindura intumwa. Afata umwicanyi amugira umuvugabutumwa. Mwuka wera yahinduye uwiringiraga amategeko amugira uwiringira Kristo. Uyu munsi umwuka wera aracyahindura abantu. Haleluya. Ashobora kuguhindura umutima wari ufite ukomeye ukoroha. Warananiye abantu mu muryango, mu kazi warananiranye, mu itorero warananiranye, muri community abantu bumva izina ryawe bakumva barahangayitse. Uriba, urariganya, urasambanya abakobwa n'ibindi bitandukanye n'abagore. Uwiteka Imana wakiriye Yesu, umwuka wera Yesu yaduhaye yaguhindura ukaba umuntu woroshye. Urwango rukakuvamo ukagira urukundo, ubwoba bugahinduka ubutwari, kandi ubuzima butagira umumaro bugahinduka ubuhamya bw'icyubahiro cy'Imana. Imana ni nziza, irahindura, igafata akabaye icwete kakoga kagacya kagashira amaga. Hari umurongo wa Bibiliya naguteguriye wagufasha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ujye wumva impinduka muri wowe kandi ugendane n'Imana. Rwa kabiri rw'Abakorinto 5:17.
Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto ibice 5 umurongo wa 17. Umuntu iyo ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, biba bihindutse bishya, aba atangiye ubundi buzima muri Kristo Yesu. Iyo wakiriye Yesu ugakizwa, itabi wanyoye mbere riba rirangiye, ubusinzi wagize mbere buba burangiye, ubusambanyi wagize mbere buba burangiye. Uwiteka Imana arabikarasa sansi uwite ntiyongere kubyibuka, akaguhindura mushya, akagukuramo ubwicanyi, uburakare, abantu bahekenya amenyo, batukuye amaso, ukaba muzima. Kumva udakunzwe, kumva nta mahoro ufite, bimarwa no kwakira Yesu ugakizwa ukaba mushya. Waba ugize ikihe cyifuzo muri iki kiganiro, muri iki cyigisho gihuza ibyigisho byose twize ku Mwuka Wera muri iyi minsi 5, kuko icyumweru gikurikiyeho tuzaganira ku bitangaza Umwuka Wera akora, dusengera abantu, abarwayi, tuganire ku ijambo, uburyo ijambo ry'Imana ritunga umuntu akabaho akajya yumva ahaze niyo yaba atariye ibiryo. Dutangemo ubuhamya, nzakubwira nanjye uburyo Mwuka Wera yamfashe n'icyo yahinduye muri njye. Tuzasoza kiriya cyumweru dusengera abantu bashaka kwakira Mwuka Wera. Ariko muri aka kanya aho uri hose uri kutwumva, urifuza ko tugusengera, ugize ikihe cyifuzo, urifuza gukizwa nawe ukakira Mwuka Wera, ugasoza iki cyumweru uhindutse, ingendo wakoraga ujya gusambana ukazifunga, ingendo wakoraga ujya kwiba ukazifunga, ubusinzi budashira. Iyo umuntu akijijwe aba umusemburo w'umugisha n'amahoro ku gihugu. Turi kwinjira mu muganura. Uyu muganura w'ejo wakubera umuganura mwiza wakiriye Yesu. Iki gitondo ukabyuka wakiriye Yesu, wakiriye imbaraga za Mwuka Wera, wakiriye impinduka ziva ku Uwiteka. Fatanya natwe gusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimira ko waduhaye Umwuka Wera ufite imbaraga zo guhindura ubuzima bwacu. Uyu Mwuka Wera yicara ku biro by'umubiri tukoroha, tukamenya guca bugufi, kuba muri society, kugendana n'abandi, gukora umurimo wawe. Nk'uko wahinduye Pawulo, natwe duhindure. Umuntu twumva ahinduke, udukuremo kamere ya kera. Haleluya. Twuzuze Mwuka Wera kugira ngo twere imbuto ziguhesha icyubahiro. Kandi tuba abagabo, abagore, abana, abasaza, abakecuru, abahungu n'abakobwa bari mu nyungu z'ubwami bwawe, baguhesha icyubahiro ku isi, bazi icyo baremewe, bisobanukiwe, bakamenya uko bitwara, babera abandi umugisha, hakagira abantu bishima cyangwa bagashima Imana ku bwacu, igihugu kikishima, ubuyobozi bukagabanya guhangayika, intambara zigashira. Ndagushimiye kuri Imana izanye impinduka. Utwumva arwaye ntiyakire gukira, utwumva ari kwa muganga ntiyakire kubaho, utwumva ari mu bukene ntiyakire kuzahuka. Umwuka Wera usirimura nagere mu bantu bawe, atanga amahoro ku gihugu n'itorero. Ndagushimiye kumvise gusenga kwacu, ndagushimiye ko wabanye natwe muri iki cyumweru tumaze twiga icyigisho cya Mwuka Wera, ukaba utanze abantu gusobanukirwa uko umuntu ahinduka akaba mushya. Ndagushimiye ko icyumweru gitaha uzaha abantu kuzura Umwuka Wera, ugaha abantu kwambara imbaraga, ugaha abantu kubona ibimenyetso by'uko wabagezemo, wabahinduye. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Urakoze. Amen. Ndagushimiye mwene data wadukurikiye mu mutsima wa buri munsi muri iki cyumweru cyose turangije, cyangwa nawe utwumvise kirangira ariko ukaba wumvise unejejwe na Mwuka Wera n'ibyo akora mu bantu. Ndagushishikariza kujya usakaza ubu butumwa ku bandi batwumva. Ndagushishikariza kutumva ubu butumwa gusa ngo urekeraho, ukore subscribe, wiyandikishe kugira ngo ubutumwa butaha buzakugereho. Kandi ndagusaba kudutera inkunga y'amasengesho n'ubundi buryo wabona. Ibitekerezo turabyemera, comment turazemera, no kuvuga amen ntibikomeye, kutwumva wicecekeye ntibihagije. Akira umugisha ko wumvise iki kiganiro, akira umugisha ko wemereye Yesu kugira ngo agire ibyo ahindura. Ibintu byari byarapfuye iwawe, byaracuramye, bitari ku murongo, akabishyira ku murongo mu rugo rwawe, mu bana, mu baturanyi, mu miryango, ku gihugu. Dukwiye kujya duca bugufi tugasengera igihugu cyacu, tugasabira abayobozi amahoro, tugasaba amahoro mu gihugu, tugasaba imvura, tugasaba guhinga tukeza, tugasengera imiryango yacu, ukagera ku rwego
usengera n'abakwanga bamwe utekereza ko ari abanzi bawe ukabasabira umugisha. Uwiteka Imana arakubwira ngo iyo utereye ibintu hejuru ni wowe wa mbere bimanukira, iyo utereye amabuye rero azakugwira. Urwo ni rwa rwango gusaba Imana ngo yice abanzi bawe. Terera yo gusabira abantu umugisha n'amahoro, uzaba umunyamahoro wa mbere. Terera yo gusabira abantu ubukire, uzaba umukire wa mbere. Terera yo kwifuriza abantu ibyiza ubwenge, uzaba umunyabwenge wa mbere, kuko ikiganza gitanga gihora hejuru. Nkwifurije guhinduka, wiba mu itorero udahindutse, wiba muri korali udahindutse. Nkwifurije guhinduka mu rugo rwawe rw'ababyeyi, wibana n'abantu udahindutse. Nkwifurije guhinduka mu rukundo wabamagamo, irari wagiraga rigahinduka iryo guhesha abantu amahoro n'umutekano. Icyubahiro ni cy'Imana rero nikibane namwe, uburinzi bw'Imana bube kuri mwe, umugisha Imana itanga ube kuri mwe. Muzagira icyumweru cy'amahoro n'umutekano. Shalom, shalom. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change our history. Jesus, change our history. We are victorious. We are victorious in Christ. Jesus, break the hidden word. Jesus, break the hidden word. Your kingdom covers us. Your kingdom covers us tonight. Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something down